Isi irahuze, isi irahuze, kandi isi irahuze, nyamara isi irahuze, abantu barahuze, ntabwo wamenya ibintu abantu bahugiyemo, witegereje neza usanga abantu bahuze. Ibitotsi ni byinshi cyane, iminaniro ni myinshi cyane, ariko kandi bituranye n'indwara nyinshi, abantu benshi bararwaye, zirahuze, abantu barananiwe, abantu bararwaye. Ibintu bitatu bibangamiye isi, zibangamiwe n'uburwayi, zibangamiwe n'ubujiji, zibangamiwe n'ubukene. Udafite kimwe afite ikindi, udafite ubukene afite uburwayi, udafite uburwayi afite ubujiji. Reka mvuge Afurika, aho ujya kureba ugasanga umuntu yari afite aho yahera ngo abeho, umuntu yari afite itangiriro ry'ubuzima bwe, akabyangirisha ubumenyi bukeya. Ariko mvuga wari ubonye urugo, wari wubatse, wari utangiye kubyara, umugore wawe akubyariye umwana, uratangiye ibyawe urabyaye, urajya mu kabari ntumenye ko umwana wawe azakenera igikoma, urajya kunywa ugasengerera abantu 3, 4, 5, wataha umugore wawe kandi akonyereza umwana, nta sukari ari bubone, nta fu y'igikoma ari bubone. Turaza kubyita iki? Ni ubujiji, ni ubujiji. Nubwo ufite amashuri menshi wize, ariko umuntu naza gukurikirana imibereho ubayeho, ubuzima ubayemo, nawe nuza gukanguka ukava mu bitotsi urimo, ukava mu gahuge urimo. Natangiye vuga ngo abantu barahuze, nuza kuva mu gahuge urimo ukaza gukanguka, urasanga ari ubujiji ufite. Nubwo ufite amashuri, urambwira ute ukuntu ushobora guhembwa umushahara ukawujyana mu kabari ukawunywera wose ukawurangiza, kandi uzi ko uri mu nzu y'ikode, kandi uzi neza ko umugore nta kazi afite? Ni ubujiji. Ni gute ushobora kwikopesha inzoga kuva ku itariki ya mbere ukagera kuri 30 bakwandika mu ikaye, kugeza aho umushahara wawe uzasohoka amafaranga ufite mu ikaye y'inzoga haruta y'umushahara wawe? Kandi barizi, ndetse wirirwa wigisha n'abandi, uri n'umwarimu, wigisha abandi bakamenya ubwenge, bakazamuka bakajya kubaho, ariko wowe uriho nabi. Mu bujiji abantu barahuze kubera uburangare bukomeye, kubera inshuti zawe, kubera abo mugendana bagushuka bakoshya, barasengera nawe ugasengera, ukibagirwa ko wasize umugore ku kiriri we, barasengera nawe ugasengera. Ariko rero nawe nanone birakomeye. Ni gute umugore ashobora gukurikira bagenzi be bagashize, akajya mu kabari akanywa, ngo avuye mu kazi saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, agataha agwira ibihuru, agasanga umugabo yamutanze mu rugo. Koko ukwiriye gutaha ugasanga umugabo yagutanze mu rugo? Wagiye kunywa? Abashya wagiye no guhaha nibura we? Bereke umugabo ngo muvuye mu nama kandi uvuye kunywa. Ubwo bibwiye yuko ubuzima bw'urugo wagiyemo ari ikintu cyoroshye. Birasaba kuba maso, birasaba yuko ukanguka, bisaba kureba kure, bisaba yuko imbaraga zawe n'ubwenge bwawe ubikoresha, bisaba yuko ukanguka ukarebera urugo. Ese nujya kunywa n'umugabo akajya kunywa biragenda gute? Nari ndimo mvuga ngo abantu barahuze, zirabaryoheye, ariko nyuma ikababihira. Baryoherwa none kuko ibyo wabyayishije ubwenge bukeya, ejo ukicuza cyabiguteye. Abantu barahuze, abantu bari mu gahuge, abantu barasinziriye, ntabwo bibazi riva n'irizima, ntabwo babizi. Nagiye numva kenshi
mu ivugabutumwa nagiye nkora, abo nagiye nsura, abo nagiye ngeraho, mwumva amakuru y'ibirimo kubera mu ngo. abo duturanye, abo dukorana umurimo, abo dusangira, abantu barahuze. Nimukanguke, umuntu wese yimenya, amenye ubwenge. Nutamenya kuzigama, nutamenya kubikira urugo, nutamenya kurya ngo usigire umugore, ntabwo mvuze ku isahane, nuhura n'abagabo murimo kunywa ukibuka ko urugo rwawe ruzarya, urugo rwawe rugahorana inzara kandi ukorera amafaranga, urugo rwawe rugahorana bwambara busa kandi ukorera amafaranga, bizagenda gute? Mugenzi wanjye, kanguka, garuka. Twarimo kuganira nkubwira ngo uve mu gahuge. Abantu benshi barasinziriye, abantu benshi barahuze, ntabwo bazi riva n'irizima. Kandi igihe tugezemo ni igihe cyo kwihuta cyane. Mu kazi ukora ihute, mu migambi y'urugo ihute. Ariko kandi ikiri bugufashe ni iki? Yaba wanasengaga, nibura imbaraga zituma ukora ibyo ukoze ukiringira ko bizarama ni izihe? Zituruka he? Kudasenga, kutiringira Imana yakuremye. Uburambe bwawe mu buzima buzaturuka he? Ese uzamenya ute ubuzima bwawe uko buzagenda gute? Nusenga, ijambo ry'Imana urarihunga, aho babwiriza urahunga, ndetse ugatuka abakozi b'Imana, rimwe na rimwe ukabatuka ukanabarenganya. Bakubwiriza Bibiliya, ijambo ry'Imana, nyamara baraguhugura, barakwigisha. Iyo uritega amatwi rya jambo wanze kumva, ntabwo burinze ugera aho ufungwa. Baragufunga. Umugore nahaguruka kukurega yuko urimo kwaya iby'urugo, itegeko rizaguhana. Umugabo nahaguruka kukurega yuko utita ku rugo, utita ku bana, urangara, nawe itegeko rizagufunga. Nubwo batagufunga, baguhamagara bakugira inama, ibyo wagombaga gukora nawe ubibona ko ari ngombwa, uzamwara. Ndakugira inama, fata umwanzuro. Ubu ngubu urebe ukuntu wabona umurongo nibura wo gusenga Imana. Babandi bumvishe basenga Imana, ujye witegereza ingo zabo. Nubwo barya duke ntumenye ibyabaye, nta rusaku wumva iwabo. Nubwo barya dukeya ntabwo urabumva n'induru. Uko bameze kose barafatanya. Niba ari abahinzi bagahinga umurimo bakawusarura, twaka twabo bakatugera uko bumva babishaka. Ariko wowe ufite byinshi, induru zirimo, urusaku rurahari, murarwana, muratemagurana, kenshi mwareganye. Ni bangahe badoze ibisebe mu maso harangiritse? Mwene data, wahindukiriye ubundi inzira y'Imana ugakizwa, ugashaka Imana, ukareba ko urugo rwawe rutari burame. Nibura nukanguka ukava mu gahuge. Nibyo koko wifite inshuti zawe mugendana, uvuga yuko udasangiye nazo bitakunda, bitarema, ariko genzura za nshuti. Bamwe baragushuka, bakakugira inama z'ukuntu uri butahe urwana, bakakugira inama y'ukuntu uri buze kuvuga cyane ukavugira hejuru, ndetse ugafata n'inkoni, byakwanga ugafata n'icyuma ku mugore wawe nishakiye, gakubita, ukamumena amaso, ukamukura amenyo ngo kugira ngo abandi batamureba. Wese n'umukuye amenyo migenzi nari kumara iki? Bazajya bamureba baguseke, wenda azihambira ye kugenda. Ujye umureba ibyo bihanga, ajya avugira mu rurimi, umugabo wanjye, feri wanjye, feri wanjye, feri wanjye, akavuga feri wanjye kweri. Nawe wishime, muze ko umukuye amenyo, ko umukubise ukamukura amenyo. Hindukira ubihindure. Iturufu y'ubuzima ni uko usenga Imana ikakuyobora, ikakwigisha uko uyobora urugo rwawe. Ntabwo urugo ruyoborwa n'inkoni, urugo ruyoborwa n'ubwenge. Ijambo ry'ubwenge riyobora urugo. Umugore wawe uramurenganya, izo nkoni wamukubise, ibyo bishirira umwokesha, wese urumva ari agaciro? Kandi wibitseho amashuri menshi, warize, ufite za doktora, utazikumariye. Hindukirira Yesu. Yesu yakubera umujyanama w'urugo rwawe. Yesu yakubera umujyanama w'abana bawe. Yesu yakugorora ibyanze kugororoka. Yesu yamurika mu rugo rwawe, umucyo ukaboneka, ukaryama neza, ugasinzira, ibyo uriye bikakunyura, ukishima. Ariko ibaze kugira ngo ube warize, urare mu mukingo kweri, inzoga wiguriye wihaye,
zikuraze mu mukingo koko urabyemeye ubaye agasaza tibuka no kwiyogoshesha tibuka no kogosha gukora isuku kwikorera isuku kubera inzoga umugore we ntiyavuga ntiyakugira inama abandi badamu bagira inama abatware babo baragutinya burya aragutinya si we ariko hindukira abwira uriya mubyeyi nawe byayobeye agatekereza guta urugo ata abana se kutaye abana 2 3 4 hariyo maboko yawe kutaye abana bawe hariyo maboko yawe kubataye baraguterese barakwemeje arakubeshye ngo azakubera mwiza azagutunga azakugaburira azaguha amahoro aza nawe ugiye ku kadodo uragiye mu rugo urarutaye ko rutaye ahandi ugiye ni mu ijuru utashye mu ijuru papi ni umuntu usanze naguhindukana uzicuza senga Imana bikwereka umurongo bicishamo ikuyobore shaka abantu b'Imana bagufashe gusenga baguhumurize amaherezo umugabo abasha guhinduka kandi nawe ubwawe uhinduke afite ingeso nawe ufite ingeso umenye ukuntu wazitwara izo nkoni ahanini ziza kubera urusaku nta rusaku nubwo uzi ko bivuga cyane ngo leta iramufunga nagukura amenyo urasigara urihanga nagukuramo ijisho n'undi koko nawe uzakwemera ariko cisha makeya gerageze winginga umuremyi akurengere urugo rwawe ruzakomera ndakugira inama muvandimwe wanjye unyumva dore telefone ni twagiriwe ubuntu abantu benshi bafite amatelefone manini turabagira inama nibura murebe ukuntu mwajya kuri YouTube ndasagaho ubutumwa bwiza yica n'andi mvugiraho ni Zaburi 150 TV uyobora abandi nawe uyoboke urasangaho inama nyinshi zigufasha urasangaho inama nyinshi ziguhumuriza urugo buriya nabiciye ku ruhande ariko nari ndimo mvuga urugo nari ndimo mvuga urugo abantu benshi mu ngo zabo bari mu gahugiye barasinziriye bararangaye barimo bararyoshya kandi mu kindi gihe bari buzarire birasaba yuko urugo rwawe ururindisha imbaraga z'amasengesho urindisha ijambo ry'Imana urindishe kwihangana urindishe guca bugufi ururindisha ubwenge kugira ngo urugo rwawe rurame ba bantu mwubakiye rimwe mwashakiye rimwe ba bantu mwashakiye rimwe ubyaye 3 cyangwa se ujyaye 4 cyangwa se ujyaye 5 uwo mwashakiye rimwe abyaye 2 kugira ngo se nuko ayobewe nawe kubyara vuba nuko areba ubuzima abyitonzemo wowe urabyara buri munsi uzabigenza ute bimurarunda uzasiga ejo bundi nibagukubita bakaguhongora ukiruka ukajya gushaka undi mugabo kandi bose barakubita hafi ya bose barakubita yahongora iryo hejuru ndazahongora iryo hasi ariko twaza gake usaba Imana iguha ubwenge bwo kubaka usaba Imana iguha ubwenge bw'ukuntu uri butwara umugabo wawe usaba Imana iguha ubwenge bw'ukuntu ubuzima bw'urugo rwawe buzatera imbere gake usenga Imana gake uhungira ku muremyi gake winginga umwami kabone nubwo yakunanira cyangwa se yanakunaniye uzamushobora umwubahe umwemere nashaka atahe yinyayeho cyangwa yakoze ibindi bikomeye uzihangane uzihutire kwirukanka ugenda kuko n'ahandi ujya ni hanze kandi n'ahandi ujya ni mu bantu kandi n'undi usanze ni umuntu ibyo wandi yakoze n'undi yabikora ushobora kuba yakoze biriya byagaragaye hari ibindi arimo gukora abandi batareba ingeso ni nyinshi muvandimwe senga kugira ngo wubake urugo rwawe rurame rwawe rubeho agaciro kawe n'abana babyaye abahungu n'abakobwa umuryango wawe none urawutaye urugo rurakunanira bataye kuko se nibamara gukura ukazajya ubabona ari abagabo bafite ubuzima bameze neza hariya hanze wowe wandagaye uzabagaruka imbere bakwemere ko wanze kwihambirira abana bawe ngo batakwica nta nubwo yari kukwica
ubwo iyo usenga Imana hari ibintu byinshi yari kugenda ihindura. Barya bose bubatse ntabwo ari uko babana n'abamarayika, babana n'abantu. Ndakugira inama, kanguka mugabo, kanguka mugore, menya gucisha makeya. Umugore ngo ntabwo wemera inama z'abagore. Inama z'abagore, iyo umugore akugira inama ukabyemera, wabaye ukize. Iyo kugira inama ukabyemera, ndetse burya amafaranga menshi umugore atunze agira umumaro kuruta ay'umugabo. Abagabo bakeya babasha kumenya ingo zabo bakazubaka zigakomera, bakamenya iterambere ry'ingo. Ariko abenshi barasesagura. Ukaba usohoka mu rugo afite 100 akagaruka nta na 5. Umugabo ushobora gusohokana 40 akumva ni makeya, akayahondagurira akayarangiza, kandi atakwiyubakira inzu nziza. Ugasanga rimwe na rimwe nta n'akamoto afite, kandi akindagura ibihumbi n'ibihumbi mu kabari, abatayavunikiye bakayarya. Nyamara iwe wahagera ukabura naho wicara. Gusa urumva ari ubuhanga, ntabwo ari ubuhanga. Ariko umugore ari we uyafite ayo mafaranga, yabarira imibare, urugo rugakomera. Urugore ruvuga ngo ruvuze umugore ngo ruvuga umworoda. Ariko umugore ufite ubutunzi bugira umumaro mu rugo kuruta cyane ubw'umugabo. Umugabo bakamubwira ngo umugore niba ngo afite amafaranga ngo azamusuzugura gute? Azakora imirimo yungura urugo, nawe unezerwa, nawe uzagira agaciro. Ushobora kuba nta mafaranga ufite, umugore ayafite, wivuga ko agusuzugura. Tisha make wituriza umugore yubaka. Nese abana bawe n'ibigo uzabuhombye. None se nutaha ahantu heza uzabuhombye. None se nudasonza cyangwa abana bawe basonza uzabuhombye. Guteze ngo iyo usakuje cyane ugakubita nibwo ugira agaciro da. Ntabwo ari byo, barakubeshya. Nakugiraga inama, nakubwiraga ngo ucisha make. Niba umugore ashyira hejuru akavuga cyane, icishirize make da, iby'urugo rwawe birame, kuko ibyo wamutayeho ni byinshi. Za nkwano wajyanye ngo nashaka zijyanira, ngo urashaka ibyubahiro. Wa mwanya wataye se umwirukanka inyuma umutereta umuzana. Ejo ngo uzajya gutereta undi ngo abakobwa barahari ni benshi, bose ni abagore. Yazaza ari umugore, zamutereta umuzane aseka cyane, afite amenyo meza, asa neza, ariko nahagera mu rugo uzasanga ari umugore. Yacu umugani ngo wangaha ugugu nigufwa kazana umugore w'imirabunguri. Ayiwe, ndakugira inama wowe urugo rwananiye, nugirirwa ubuntu bwo kugera kuri iki kiganiro gitindeho, ndakugira inama, cisha make, woroshye. Niba shaka bavuge ko yakuroze, urabizi neza ko atakuroze. Niba shaka bavuge yuko yakuroze, ubona urugo rwawe rutera imbere, bigutwaye iki? Abo musangira bakubwira ngo ariko runabo ntiyakuroze. Yambwira ati nta kibazo, niba yaranandoze nta kibazo, ariko ubone ko urugo rwawe rwaguka, ubone ko urugo rwawe rukomera. Ejo uzabona amatungo yinjira, ejo ukabona abana bawe bariga, ejo ukabona ukajya ubona abana bawe barasa neza. Babandi bagushuka bakoshya, musangirire hirya iriya mu kabari, ingo zabo zirubakitse. Wowe baragushuka ugataha urwana, wowe baragushuka ugataha biketane, kandi bo basinziriye neza, bagushutse. Bigenzura urebe igituma urugo rwawe rusenyuka, bigenzura urebe ko atari wowe urwisenyeye, bigenzura urebe ko atari wowe urwiyangirije. Ejo umugabo nagenda akamara 2-3 iyo ngiyo hanze, azagaruka asanga urimo ukora umeze neza n'abana bawe, nyamara ndazaza ngo akurusha ubwiza. Niba yiruka ntufite kwiruka, mwihorere yiruka. Wowe uri mu rugo rwawe uriruka ujya he? Niba atagukubita, none ashaka gukubita, kandi umwanya wo gukubita umwima amagambo, sazapfa kugukubita koko. Amagambo yamwime, nubona bishoberanye usenga Imana, ntacyo azagutwara. Nusenga Imana ntacyo uzaba. Niba ari ukubita nawe uzagira isoni, azamwara. Nabona wirwanaho n'abana bawe, akabona uzi gukora, akabona uzi guhiga utu, ugapanga urugo rwawe rwesitaye neza, harinjira mu rugo ibintu bimeze neza, hazinjira n'ibikweto ivumbi ryarenze, yinjira n'ibishakoshi bidaheruka gukaraba, koga, hanyuma mwakire, ubihanagure, tunganyirize inkweto, asange uburiri burasa neza rwose. Niba yari afite n'umunabi, umunabi uzagenda ushira muri buke. Bariya bose bubaka n'abana, bariya bubaka inzu zikabaho n'abana. Ndakugira inama wowe urugo rwananiye, ngo ntacyo amaze kubera ko adafite akazi.
ngo ntacyo amaze ko nta mafaranga azana arakimaze umunsi yasohotse mu rugo akagenda abandi nibwo uzabimenya nubwo umurusha amafaranga. Nongeye mbigarutseho, uru rugo ni ubusitani Imana yaguhaye, ni Edeni Imana iguhaye. Yirindishe gusenga, yirindishe ijambo ry'Imana uzajya usoma rikagukomeza, yirindishe kwihangana, yirindishe ubwenge. Mbega yirinde, usoma ijambo ry'Imana kenshi, jya wirera kenshi, usome ijambo ry'Imana uribike mu mutima wawe, usenge kenshi, urindishe urugo rwawe imbaraga z'amasengesho, kuko abadayimoni basenye ngo barahari. Siko na ziriya ndaya burya hari abadayimoni bazihagurutsa. Abadayimoni, imyuka mibi idashaka ko ingo zubakwa. Za karande iwanyu ntibigeze bubaka, bubatse zisenyuka. None nawe niko ugiye kumera. Senga. Imana nyir'ijuru irabishoboye kubaka ingo zigakomera. Senga. Ube mu bagore b'ubwenge, ugaragare mu bagore b'ubwenge. Imana igufashe cyane. Ndagusengera mu izina rya Yesu. Ndagusengera ngo Imana igufashe. Ninde wakubwiye ko uzapfa udakize? Ninde wakubwiye ko uzapfa nta mahoro ubonye? Ninde wakubwiye ko uzapfa utyo? Oya, ikintu cyose kigira itangiriro kikara n'iherezo. Ushobora gutangira urugo nta kintu mufite, ejo ukabona mwungutse umurima umwe, ejo ukabona mwungutse itungo, ejo ukabona mwungutse ikinyabiziga kubera ko mwakoze mushyize hamwe, ejo ukabona mwungutse, ejo ukabona mwagutse, ejo ukabona mubayemo abantu bakomeye, mukabyara abana banyu bakagenda bazamuka. Uko mubana abana banyu babigiraho, uzagira abana b'ubwenge, uzagira abana bafite imbaraga. Ibyo umugabo adashoboye gukora abana bawe bazabigukorera. Urapfa iki? Garura umutima, hanyuma ufate intwaro zikomeye, usenga Imana, ko ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ube maso kandi ugire kwihangana. Uhangane n'ingeso umugabo afite, nawe uhangane n'ingeso umugore wawe afite, zihangane. Mbese izawe zibane n'iz'umugabo, byanze bikunze. Niba avuga nabi ucishe make, niba atihangana wowe wihangane, niba avuga vuba wowe uvuge bukeya, niba arya cyane wowe urye bikeya. Niko niba asesagura wowe ubike, niba yimena hanze mu baturanyi akivuga uko ari wowe ubibike. Azakuvuga rimwe kabiri gatatu ko wananiranye, abantu bazajya bagenzura imirimo yawe basanga urengana. Urapfa iki? Ujye uvugisha ibikorwa ntukavugisha amagambo. Imana izagufasha, Imana izakurengera. Ndashoje, tumva nshoje, ariko ndakubwira ngo mugenzi wanjye va mu gahuge. Inshuti mbi zirakurangaza urugo rugasenyuka, inda nini irakurangaza urugo rugasenyuka. Ntukarye cyane, jya ugabanya, jya ukora cyane urye buke, jya urya buke uzigama. Ndashoje, Imana iguhe umugisha. Nakugiraga inama w'urugo rwananiye kugira ngo wige ibingibi nkubwiye, urugo rwawe ruzaramba. Waganiraga na Pasiteri Gaudence Mugeni. Imana iguhe umugisha. Shalom.